Ndabasuje mwese aho muri hose mukurikiye kino kiganiro. Nitwa Zaneza Denise, nkaba mbahaye ikaze hano kuri Murakaza Neza, aho tuvugira ukuri kugamije ubumwe burangwa n'urumuri rw'ubumuntu. Mbere yuko tangira ikiganiro cyacu, ndagira ngo mbashishikarize mwese mutari mwiyandikisha gukora subscribe kugira ngo igihe cyose ibi biganiro bizajya bisohoka bizajye bihita bibageraho kandi mubisangize na bagenzi banyu. Ndashimira kandi nanone abantu bose mukomeje kudushyigikira kugira ngo dukomeze kubategurira bino biganiro. Uyu munsi dufite umutumirwa abenshi muzi, ndagira ngo tumuha akanya abibwire. Murakoze neza Denise, mbanje nanjye kubashimira nanabaramutsa. Amazina ni Karasira Buzarambe Mable, nkaba ndi mu Rwanda, nanjye ndi mu bantu bagenda batanga umuganda wo gutanga ibiganiro kuri YouTube channel yanjye yitwa Ukuri Mbona. Murakoze cyane Karasira, ikaze kuri Murakaza Neza. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo umwanzi w'igihugu dukunze kumva muri iyi minsi. Abantu benshi bakaba bibasirwa bitwa abanzi b'igihugu. Ese kuri wowe ko nabonye nawe utorohewe muri iyi minsi, ijambo umwanzi w'igihugu bishatse kuvuga iki? Bituruka he? Kuki iryo jambo bakunze kurikoresha iyo buri gihe umuntu adakora ibintu bifuza kumva cyangwa batifuza ko bikorwa mu nyungu zabo? Ijambo abanzi b'igihugu ngira ngo byakoreshejwe mu buryo bunyuranye. Mu myaka yanjye ngewe ibyo nzi nuko ku bwa Habyarimana bavugaga ngo inyangarwanda, ku bwa Kayibanda ho ngira ngo bavugaga inyenzi, uretse ko inyenzi nizo zari zarabyiyise, byavugaga ngo ingangurarugo ziyemeje kuba ingenzi bakabihina, ariko bigira aho bifata akazina ka pejoratifu baraminimiza. Kuri ubu ngubu rero bumva bavuga ngo hari ibigarasha, bumva bavuga ngo hari ibipinga, hari abantu bita interahamwe atari interahamwe. Ibyo byose rero ngiye mbona biva ku itsinda riba riyobora rikisanisha n'igihugu, ukagira ngo itsinda ni kimwe n'igihugu. Mu by'ukuri ntabwo umuturage w'igihugu ashobora kwanga igihugu cye, rwose ibyo ntibishoboka. Umuntu ushobora kwanga igihugu, nk'umuganda ashobora kuza akavuga ati ngiye gusenya ibintu byubatswe mu Rwanda, umukongomani ashobora kuza waba yanga u Rwanda, kuriya n'ibihugu birwana. Ariko umwenegihugu we niyo aba ari kurwana, kenshi abarwanira inyungu cyangwa impinduka mu buryo wabyumva. Iyo rero adahuje n'abari ku butegetsi cyangwa n'abafite ijambo, bari abantu mu buryo bwo kumwekarita, kumwigiza ku ruhande, bavuga ko ari umwanzi w'igihugu. Ku giti cyanjye rero umwanzi w'igihugu ntabwo abaho, habaho umwanzi wa systeme, habaho umwanzi w'ubuyobozi buba buriho, akigizwe bamwita umwanzi w'igihugu kugira ngo wenda badasaranganya ibyiza by'igihugu, opportunities kuyobora n'ibiki bimubuze. Uvuze neza ko na mbere ubutegetsi bwabanjirije bwa FPR nabwo hari abanzi b'igihugu, inyangarwanda cyangwa andi mazina. Kuri uyu munsi nabwo ukabona umuntu wese utemeranya n'imikorere ya FPR, umuntu wese uvuga ko FPR yakoze ibyaha, umuntu wese wifuza ko ibintu byakorwa ukundi, asigaye yitwa umwanzi w'igihugu. Ugasanga ubuyobozi dufite ubu ngubu mu Rwanda hari agahinda budashaka ko kavugwa, hari amateka badashaka ko avugwa, ukabona ubumwe n'ubwiyunge budashyirwa imbere. Urabona Karasira, amaherezo ni ayahe? Ko wamugane ko nta munyarwanda w'umwanzi w'igihugu baho? Oya, amaherezo yo abaturage ugiye kureba, nubwo nta kintu bavuga, ntabwo ibyo bintu bikibakoraho cyane. Barabizi ko niba nk'abaturage bahuye n'ikibazo bagasenyerwa wenda ahantu, icyo kintu kibazo kibaye kiba kuri buri wese, yaba umutu, yaba umututsi, yaba umunyenduga, yaba umukiga, yaba wavuye Burundi, yaba wavuye Uganda, yaba wavuye hehe. Noneho rero ubundi nibikomeza gutya, naho abaturage kuzamenya ikibazo nyamukuru bafite. Ikibazo nyamukuru bafite
si ukubabwira ngo mwifitemo abanzi b'igihugu kuko biriya ni divize pour renye ni ukuvuga ngo ni ukucamo abantu bice kugira ngo bashobore kubayobora. Niba ushobora kugenda ukavuga uti bariya ni abacikacumu abasaba abacikacumu kugira ngo ubone uko uruhande rumwe uruprofita rukujya inyuma. Ibyo ngibyo rero uko ugenda ukora amakosa rimwe na rimwe bagenda bayabona. Abanyarwanda rero umunsi umwe wenda bazabibona, kandi n'ubu batangiye kugenda babibona yuko ibyo bababeshya ngo hari abanzi b'igihugu, asanga umwanzi w'igihugu nyawe ni uwamuhemukiye, wenda ni uwamusenyeye se, ni uwamuririye girinka, uwamuririye umuhanda wagombaga kumugezaho, uwamuririye ivuriro, uwamuririye ishuri akamurya amafaranga y'ishuri abana ntibige neza, uwo niwe mwanzi w'igihugu. Nk'uko njye mbibona. Urakoze cyane Aimable. Nakubaza wenda kuri kiriya kinyamakuru, kimwe mu binyamakuru Rushyashya, nabonye cyarakwanditseho mu minsi ishize, ntabwo rero gusa cyanditseho, gikunze no kwandika ku bandi bantu bose kibona, sinzi abakiyobora, ariko abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ugasanga banditse inyandiko z'inzangano, inyandiko zisebya, ukibaza uti se kuki leta nk'umubyeyi nta kintu ibikoraho? Ntabwo byumvikana ko ikinyamakuru cyakwandika ibintu nka biriya ntihagire ingaruka zikurikiraho. Wowe byumva gute? Ni gute umuntu yabisobanura biriya bintu? Oya, ubundi nyine baravuga ngo nta gishyashya munsi y'izuba. Mu kilatini baravuga ngo nihiri novi subisore, nta gishyashya munsi y'izuba. Ibi ni ibintu bisanzwe, wenda wabona n'ingoma zabanje byarabayeho. Ngira ngo tutagiye kure, abantu bibazi ikinyamakuru bitaga Kangura na Kanguka, nabyo ni ibinyamakuru byashishikarizaga buri ruhande, wabonaga bifite amahane, inzangano. Ahubwo wenda ikintu umuntu yakwibaza ati ko tujya tuvuga never again, ni igiki twungutse, ni igiki twigiye mu byabanje? Ko Kangura maginga ya uwayiyoboraga Ngeze Hasani ndumva afunze. Ibyo byose yarafunzwe, yashobora kuba yarafunzwe, sinakurikiye amakuru ye, ariko nzi ko yagiye mu rubanza araburana muri Arusha. None rero na kiriya kinyamakuru nka Rushyashya kiri mu kwaha kwa leta, bien sûr. Abantu bamwe na bamwe kuri Twitter bari mu kwaha kwa leta, abo twavuga nka ba Tom Ndahiro, uriya wayoboraga Contact FM, nibagiwe izina rye. Abo bose usanga babikora, leta ikabaha feveri, ibaha feveri, ukabona rwose irasa nk'ibishyigikiye. Kandi biriya bintu njye narabyitegereje nka Rushyashya uburyo ukorayo, ni ikinyamakuru mu by'ukuri kitanahanganye n'abanzi b'igihugu, ahubwo gihanganye n'abantu batumva kimwe iby'ubutegetsi bushaka. Noneho uwo ari we wese wigaragaje kikamushakira inkuru y'ibinyoma, dore ko babeshya ibintu bikomeye cyane. Nk'ubu gihe barambeshye ngo hari umuntu twavuganye, ngo ndavuga ngo ndifuza ko ngo abanyarwanda ngo bamera nka Uganda, ngo bakajya mu mihanda. Ibyo ryo jambo sinshobora kurivuga na gato, kuko icya mbere nzi ko abanyarwanda bagira ubwoba ibyo bintu batabikora. Ikindi cya kabiri, sinshyigikiye ibyo mu Bugande, kuko jyewe nemera yuko mu bwenge bwanjye umuntu wafashe igihugu ku ntwaro kenshi akivanwaho ku ntwaro. Ntabwo Bobi Wine navuga ngo ndamushyigikira n'abantu be, donc ni ibintu byanantunguye cyane. Ariko bo barahimba bakabeshya, bakaba bafite utumenyetso dukeya, ubundi bakurusa ibindi byinshi. Nta umuntu wese uzi ko atavuga rumwe na leta bamwanditseho. Gusa nyine ikibazo nka leta ireberera, leta yigishijwe amateka neza yibanjirije, nibaza impamvu itiga magingo aya ngaya, ikaba ikiri mu bintu by'inzangano, ikaba ikiri mu bintu byo kurebera abantu biba inzangano no kubihorera, kandi amategeko agakwiye kubakurikirana. Urakoze cyane kugaruka kuri icyo kintu cyo kutigira ku mateka, ugasanga wa mugani umuntu wafashe ubutegetsi akoresheje intwaro nka FPR, ugasanga inzira yonyine bashaka hari yo gukemura ibintu ari uko haba intambara. Abanyarwanda batifuza na gato, ndakeka ko nta munyarwanda ukunda igihugu cye wifuza ko hakongera kuba intambara. Kuki leta itemera kwicara ikaganira n'abantu babona ibintu ukundi, babona ukundi kuntu igihugu cyatera imbere?
ku buryo u Rwanda rubera abanyarwanda bose apana kubera agatsiko kamwe gusa kari ku butegetsi. Kuki leta imeze nk'aho ishaka guhangana n'abantu bifuriza u Rwanda ibyiza? Icyo kintu ntabwo abantu bacyumva kugeza ubu ngubu. Abantu barimo gusenyerwa. Umuntu yavuga ngo ni umwanzi w'igihugu, abantu bagahohoterwa, abagore bagakubitwa mu mihanda, abasirikari bagafata abagore ku ngufu, umuntu yabivuga ngo ni umwanzi w'igihugu. Ibyo ntabwo byumvikana. Ubibona gute? Bizarangira gute kugira ngo abantu bashire hamwe bubake igihugu cyabo nk'abanyarwanda? oya icyambere cyo bikeneye abayobozi bigomwa nk'uko twabonye nyuma ya apartheid ukuntu Mandela yemeye kubana neza n'abazungu, babana neza. Ba Desmond Tutu, Monseigneur Desmond Tutu agaragaza, yarashinzwe komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, abikora neza cyane. Urundi rugero rwiza ni umuntu wari usa nkaho yari umunyagitugu ariko agenda yoroshya ibintu cyane, uwo bita nyakwigendera Gerald Winks. Ibyo biva cyane cyane ku bayobozi, ariko iyo ari abayobozi badashaka gusangira cyane cyane byose, si ibitekerezo umuntu avuga ngo bavuge ku bitekerezo ari bibi. Ibitekerezo ntawe uyobeye yuko umuntu uvuga yuko abantu badasenyerwa, umuntu uvuga ko abana bagomba kwiga neza, umuntu uvuga yuko niba hari abantu bahawe girinka bagomba gukamirwa, umuntu uvuga ko inshike zigomba gufatwa neza, umuntu uvuga ko abagore batagomba kuviyorwa n'abasirikare. Ibyo ngibyo ni ihame rusange, uwo bibwira wese ababyumva. Ahubwo hazamo ikibazo cyo kuvuga kiti ese nibimera kuriya tukicara tugasaranganya n'ubutegetsi, turasaranganya na wa murenge w'amafaranga duhembwa, noneho Triki ikavuga ati reka tubigize ku ruhande, tuvuge yuko bari abantu ari abanzi b'igihugu, tubibeshyeshye abaturage basigaye, ku buryo umuntu aba ruharwa. Nk'urugero ku giti cyanjye, ubu nabaye ruharwa, nta muntu usuhuza ntaki, kubera icyo kinyoma gusa. Ni ukugira ngo bacecekeshe. Denise uzavuga bagucecekeshe, baguhimbira inkuru nyinshi, rwose uzamenye ko ari uko bimeze. Ntabwo ibyo uvuga babyanze, ntawe uvuze ko ibyo uvuga atari byo, ni iby'ijana ku ijana, ariko kubera yuko bavuga baturiye aje twagabana, twajya yaba umudepite nawe akavuga, yaba minisitiri se, umuntu wanjye we ntabe minisitiri, ni icyo kibazo kizana ibyo ngibyo. Ibyo rero ni ahanyu ho kuzajya mukomeza nk'abaaktiviste, mukagenda mukora buhoro buhoro nirwo rugendo, mukajijura abantu cyane cyane, kuko ubu ngubu ikintu bita interineti cyaragakemuye. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bajye kumva televiziyo y'u Rwanda gusa, barebe radiyo Rwanda, basome Rushyashya gusa. Oya, birahari yuko hari platform nyinshi. Abantu kwanza nibanze babajijuke, hari aho bazajya babwira abantu bati uwo nguwo mufate n'umwanzi w'igihugu, umuntu akureba guhindukirana ati ahubwo wowe uri kunyushya ngo nange kanaka, ahubwo niwe mwanzi wanjye, kuko wanyimye amashuri, wanyimye amavuriro, wanyimye ibi n'ibi, wansenyeye inzu ejo bundi, ibintu nk'ibyo. Murakoze Karasira. Murakoze ariko icyo abayobozi bagomba kumva ni uko abaaktiviste benshi nta butegetsi bashaka. Yewe ibyo bintu byo kwanga abantu ngo barasangira nabo ngo bagomba gusaranganya ubutegetsi n'iki, ntabwo ari byo abantu baba bifuza. Icyo abantu bashaka ni uko amategeko yubahirizwa, ni uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa, ni uko buri munyarwanda wese yishyira akizana mu gihugu cye. Nta kindi kintu abantu baba bashaka. Ni uko abana biga bakiga neza, ireme ry'uburezi twarabibonye ryarangiritse cyane. Ibintu byinshi, ubuhinzi, ugasanga amakompanyi private ari prive niyo arimo kuzambya ibintu, wa mugani wawe ari mu gatsiko gatoya, ntibarebe inyungu rusange z'abaturage, ugasanga buri gihe bashira inyungu z'agatsiko imbere. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo bintu bigomba kuvaho. Buri munyarwanda wese agahabwa ijambo mu gihugu cye, akahabwa uburenganzira bwe. Nicyo kintu abantu bifuza, ntabwo bifuza ubutegetsi, ntabwo bifuza kujya gufata imyanya muri za parlement hehe. Wenda hari abahari babyifuza, ariko nkanjye ubwanjye kuri uyu munsi ntabwo ari byo nifuza. Icyo nifuza ni uko ibyo navuze, uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa, amategeko yubahirizwa, nta kindi. Tugana ku musozo, wigeze kuvuga uti abanyarwanda bagomba kuzageraho bakanguka, akaba aribo baharanira uburenganzira bwabo. Iki kintu nanjye ndacyemeranya ko abanyarwanda ubwabo aribo bazahindura ibintu.
ariko wa mugani bagomba kubanza kuba educated, bakamenya uburenganzira bwabo, bakamenya ukuntu bashobora guharanira uburenganzira bwabo hatamenetse amaraso, hataje ikintu cyo guhangana n'imbunda kuko ibi bintu twabibaye imyaka myinshi cyane, ndakeka nta muntu ubyifuza, abantu barabirambiwe. Tugana ku musozo rero nkaba ngira ngo ugire ikintu mbwira abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze, ukuntu bashobora guharanira impinduka bidaciye mu bintu by'intambara. Wenda nabanza nkagaruka kuri biriya bintu bita abanzi. Ibyo bintu nka za Rushyashya zirabikoresha n'abandi bantu bamwe, hari trike bakoresha, kandi uburyo umuntu ubuzima bwe ibyaha bye ni gatozi. Harimo trike bakoresha yo kuvuga ngo kanaka n'umwana wa kanaka, barangiza bakavuga ati kanaka yonse ngo amashereka ngengabitekerezo. Ukibaza ibyo bintu bihuriye hehe? Niba umuntu ababwiye ati mukosore ibi bibazo, abaturage bareke gusenyerwa, abaturage abanyeshuri bige neza, wa mugani uko babivugaga, niba hari amashyirahamwe warahinze ibintu ushobora kubisarura mu murima, utarinze kujya kubigura kandi warabihinze, ari ukubuzwa kubisarura gusa, ukajya kumva ngo uyu ni umwuzukuru wa kanaka, kuko ngo wavuze iki, uyu ni umwana wa kanaka, ukagira ngo bo nabo bavuka ku bantu batagatifu. Hariho n'abavuka ku bandi bantu, ushobora gusanga bavuka ku bantu babi. Ubuse mu mateka wenda nk'uwavuka ko ari Yuhi Mazimaka cyangwa kuri Kanjugera, ubwo se nawe tuzavuge ngo ni ikibazo. Ibyo rero nagiye nkubwiriza ukuri yuko hari indi mitego ikoreshwa, techniques zikoreshwa mu buryo bwo kugira ngo bajijishe, niba uvuze ikintu bakwiyame bagendeye ko abantu aho bavuka. Ko kwerekana abantu bitwa abanzi b'igihugu, tekinike imwe bakoresha. Naho rero icyo nabwira abantu ni uko wa mugani bagomba kuba educated, bakamenya yuko ibyo bapfana biruta ibyo bapfa. Niba twese dutuye Kangondo ni icyo dupfana, kuruta kumbwira ngo wowe wavuye aha, wowe waturutse aha ngaha, wowe warahigwaga iki gihe n'iki, wowe ntiwahigwaga. Icyo dupfana kano kanya ni icyo ngicyo. Niba igiciro cy'umunyu cyangwa cy'isukari kizamutse, niba igiciro cya transport kizamutse, abaturage twebwe n'ibyo dupfana, kuruta umuyobozi uzaza akatubwira ngo kanaka mwirinde, n'umwana wa kanaka mwirinde, afite ingengabitekerezo, kanaka mwirinde, akorana n'imitwe y'iterabwoba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nibimara kugerwaho, abanyarwanda bazaba batangiye kumenya ubwenge, noneho biyame ikibi icyo ari cyo cyose. Nuvuga ngo ikintu uwashaka kubashora mu bintu bibi nk'uko na muri 1994 babigenje, bavuge bati no turabyanze. Wenda ntibakore objection y'ingufu, ariko bakore objection ya désobéissance, basuzugure amategeko mabi. Ubu wenda nta mategeko mabi yari yabaho, ariko waje nk'itegeko rikubwira ngo genda usenyere mugenzi wawe, ntaho byari bitandukanye n'uko interahamwe zabigenje, cyangwa genda uteme mugenzi wawe, icyo gihe ugomba kubihakana. Genda ushinje mugenzi wawe ibinyoma, aho ngaho ukwiriye kubihakana, kuko mugenzi wawe icyo mupfana ni cya kiro cy'isukari bazamura mwese mugahomberamo, ni wa mushahara wenda batabazamurira, ni ibyo ngibyo. Rero icyo nabwira abanyarwanda cya mbere cyo ni ukwivanamo abantu bababwira yuko hari abanzi babo bahari. Nta banzi babo. Abanzi babo nibaboneka bazaba ari aba mu mahanga baturutse mu bindi bihugu, nibagashaka bo hakese, ariko umunyarwanda ku munyarwanda twese ni inyungu ahubwo duharanira. Washaka yuko ibintu bikorwa muri ubu buryo, undi afite ubundi buryo yabipanzemo akaguharabika. Nguko uko mbibona Denise. Murakoze cyane. Reka dusoreze ku ndirimbo yawe wasohoye yitwa Nkuririmbire Rwanda Nziza. Rwanda ni Nkuririmbire Rwanda Nziza, ndumva ariko yitwa. Wagira icyo ubitubwiraho kuri iyi ndirimbo mu magambo make? Iyo ndirimbo abayishaka bazayinyaka kuri WhatsApp, wenda nkoresha 07 uyu mu Rwanda ubwo dubanza 250, agakurikiraho 738 Ni byiza yuko abayikeneye bakumva iryoshye bayinyaka, kuko kubera iyo mu nyangiri iba mu hano mu Rwanda hari abahanzi bahimba indirimbo ntizibe zakinwa, ngira ngo murabizi. Izaba Mihigo Kizito ntizikinwa, izaba Bene Rutabana ntizikinwa, kandi nta hantu bihuriye wenda n'ibyabo, kuko igihangano kiba waragikoze uri muri modu bakacyakira, ngo uko ngo utandukanye na systeme nacyo bakakivanamo. Nkuririmbire Rwanda ni ibintu nabonye muri iyo ndirimbo, nayisubiyemo, nayo narayihimbye kera. Hari aho rero naririmbaga ngo Rwanda bagutuye n'abari hanze bose n'abana babo bafate kimwe,
nkuririmbire Rwanda wabyaye ngo ucurangire, gihugu cyiza twese abana bawe turagukunda, twese abana bawe turakwizihiye. Ako gace nsinzi niba ukumvise mvuga ngo Rwanda bagutuye n'abari hanze. Iyo ndirimbo narayikoze njyana kuri televiziyo Rwanda no kuri YouTube irahari ubusanzwe. Barayanga kubera iyo mpamvu ngo mvuge ngo abagutuye abari hanze ngo ushaka kuvuga ngo ni bandi. Indirimbo ubwo ndayihorera sinongera kuyikuraho. Ejo bundi mbona umuntu ufite studio arambwira ati reka nguhe promosiyo kuko bari bamaze n'igihe bamyirukanye ku kazi. N'agahinda kanjye abantu benshi rega barakumva barakabona bakababara gusa bari banyimye pasiporo nuko aravuga tuzaze giye wimara agahindura irimba indirimbo. Ndavuga ni reka ko kantu bavugaga ngo Rwanda bagutuye n'abari hanze n'abana bawe bafate kimwe reka nkavanemo. Ariko nkuririmbire Rwanda abantu benshi byarabatangaje ngo ni gute waririmbira u Rwanda, leta yarwo yarakwirukanye ku kazi, leta yarwo itaguha pasiporo, ibintu nk'ibyo. Njye ndavuga nti icyo naririmbye ni igihugu mu buryo bwiza nyaburanga, mu buryo buri geographique. Ntabwo nibyo kibazo abantu banitiranya. Naho ugasanga ngo umuntu ngo kundana n'agatsiko kayobora n'itsinda riyobora ngo ni ukunda igihugu. Igihugu ni icya twese, kigizwe n'ibishanga, ibiyaga, isoko ya Nili, gifite ingagi. Ibyo byose ntabwo ari iby'umuntu umwe ku giti cye cyangwa abantu bakeya, ni iby'abanyarwanda bose kandi biduhesha ishema. Kandi u Rwanda ni igihugu cyiza mu buryo bwa klima, ni igihugu mu by'ukuri gifite ubuyobozi bwiza, cyaba ari paradizo y'isi yose cyangwa Afurika. Mu magambo make nuko nabivuga. Murakoze cyane Karasira. Murakoze. Ntukajye dukomeza kwitiranya igihugu n'ubutegetsi. Ibyo bintu bitandukanye cyane. Ubutegetsi burasimburana ariko igihugu n'abanyarwanda bizahoraho. Nkaba ari icyo ngira ngo nsorezeho kino kiganiro cyacu. Mbashimire mwese mwakurikiye kino kiganiro. Nshimire nawe Karasira. Murakoze neza Denise. Urakoze nawe. Nkaba ngira ngo nongere mbashishikarize kuri mwese mutari mwakora subscribe, gukora subscribe no kusangiza kino kiganiro bagenzi banyu. Mbifurije kandi aho muri hose amahoro y'Imana. Nawe utaha.